Yes, reka nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza mwebwe mubana natwe umwanya ku wundi 5 kuri 5. Platform yacu ni Buja Vibe nk'ibisanzwe ibahereza ibiganiro bitandukanye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Muri kumva ni mu Burundi, YouTube ni Buja Vibe nk'ibisanzwe. Aho uherereye hose nkugira ngo ndagusuhuje, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Mwibutsa ko ukeneye YouTube channel yo kugura, ukeneye kamera ukazi yo kugura, ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe bitandukanye, uri umuhanzi, ufite company, uri umucuruzi, duhari ku bwawe, tugomba kwamamaza ibintu kagenda neza. Dufite platform zitandukanye, dufite TikTok page, dufite Facebook page, dufite TikTok, dufite Instagram, ndetse dufite na YouTube kugira ngo twamamarize ibintu byawe bigere kure. Duhamagara kuri iyo nimero dukora akazi ubundi ibintu bigende neza. Imbere ya kamera zacu ndi kumwe n'umukobwa mwiza yitonze, afite ubwitonzi bwinshi cyane. Nawe uje bitese Byiza. gerageze kongera akajwi rero abantu badukurikiranye mu kumviriza video baba bari kure, screen bitetse hariya ntago bayegereye. Umeze neza? Meze neza. Ko witonze cyane se? Cyane ibisanzwe. Ibisanzwe. Witwa bande? Njye nitwa Josie. Jose. Ntabwo ujya uvuga ijwi rizaho canke no kwibebeza? Oya, mfite ijwi ritoya. Mfite ijwi ritoya? Oya, nese ari umuntu ugira ijwi rinini, twese tugira ijwi ritoya, ubwo ukuntu uri kwedura. Kongera kandi wongeye nese wongeyeho gato ntago byakongereka. Kandagerageza. Jose, amakuru se? Ni meza. Suriza abantu badukurikiranye bagukunze. Ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Ntabwo mumwikirize muri commentaire mwandike ngo amena kandi tuzabibone. Umuntu wese naherereshe akadarapo uvuga ati gemere aha ngaha kandi akwikije ngo amena, asuza ngamena. Uvuze ngo Imana ibane natwe basubiza gutya. Imana ibane namwe. Namwe kandi muhorane. Nanze ngo basubiza ngo amena. Genda umuyisilamu byo ntago mabizi. Umuyisilamu? Ndanafunze. Gusetse nkaho ari icyo wabonye. Gusetse nkaho ari icyo wabonye kigaragaza ko nafunze. Ntabwo kuba umuyisilamu bisaba kwambara ibintu bihambaye. Jose, amakuru? Ni meza. Jose ni muntu ki? Ni umuntu nyine ukunda. Ushaka kuvuga gake ku buryo n'abantu bari guririye bazaturusha amajwi bigatuma. Niko jya hongera akajwi. Jose ngo ni muntu ki? Ko dusobanurira. Ni umuntu wicisha bugufi, ni umuntu ukunda abandi utikunda. Umuntu? Ni umuntu ukunda abandi. Yego. Bose. Ariko nanjye nabanje kwikunda. Wiheraho. Yego. Ndabanza nkikunda, utikunze ntabwo wakunda n'abandi. Yego. Ni umuntu nyine woroshya ubuzima. Ni umuntu ukunda gusenga, ukunda Imana. Oya, nta muntu wanga Imana abaho se. Oya, hari ugusenga, hari ugukunda Imana. Hari no nyine no kudakurikiza kudakora imirimo Imana yifuza. Yego. Rero hari n'undi nyine ubikora byombi. Akunda Imana ariko nyine akunda n'iby'isi. Kandi ntabwo Imana ikunda nyine ibishaka ugendere mu nzira imwe. Yego. Akora iki mu buzima busanzwe? Ndi umunyeshuri. Wajya tujye kubaza umuntu mu byo akora. Ndi umunyeshuri ubwo tuba tubikoresha umurimo. Nyine hari gukora imirimo isanzwe. Wenda uri umunyeshuri nta kazi kandi ufite nta murimo usanzwe nkora ndakiga. Okay. Mwaje gukora iki gusa ngo ndi umunyeshuri? Ukora iki? Rega nabyo ni akazi, ego mana. Nese ubu ngubu dufate umuntu wenda ariko ariga igikanishi. Twaza gukora icyo bavuga ngo cyane sasa abari kwiga. Uracyari umunyeshuri wabimenya. Abari kwiga umurimo. Natagira umurimo embase. Baguhemba. Umurimo? Ukiwiga guhemba. Ukiga gukora. Ubu uri kwiga ibizaguhemba. None mu gihe bitaratajya guhemba ntago biraba akazi. Okay. Jose afite umugabo canke se umusheri? Nta mugabo afite. Nta n'umusheri afite. Umusheri waje kigazatanyi mu hano bihakana. Nta mugabo mfite. Rega umuntu ufite umugabo yarambiswe impeta. Nyene nta mugabo afite nta n'umusheri afite. Subiramo nta musheri afite bite umusheri kigaje sheri wawe. Nibanga. Ntago hostinze kandi nemere kwazi ibyo shaka byose. Nawe. Nta musheri afite. Kubyumva biragoye. Kubera iki bigoye? Koga mwiza nkaho uvuze ngo nta sheri afite. Nyine ni ikintu wumva ko umuntu atapfa guhita yumva direct. Umukobwa mwiza usa neza. Ubu nta musheri ufite. Byagenze gute? Ari muri babandi biyemera. Rega nago umuntu aza gutereta ukamongo wa mugaya wenda nta kintu afite
undi ukamugaya wenda ibiki n'ibiki yego cyangwa ntabwo barazi. oya rega umuntu ashatse umusheri ntiyamubura ahubwo umusheri ufite ibyo ushaka nyine uri uko ushaka. muri wowe umusheri wifuza ni ufite ibiki ni umeze uwaguteta ukavuga ati uyu nguyu uko byagenda kose. Okay, kamvuge muri make abasheri baruzuranye hano hanze ariko abafite umutima barabuze. Ibyo se ko tubishinja abakobwa naho ugiye kwishinja abahungu oya kakobwa aribo babuze bafite imitima abakobwa benshi ko babaye ibirara b'i Kigali. abakobwa benshi babaye ibirara cyane ni nkanjye ntabwo tuzayitarikiranye kawe gusa uruzayi bose ni ibirara. ni wa nyine ubona ko umugize umugore nta mugore waba ufite upfa gutunga waba gupfa gutunga nibo bantu nziranye nabo cyane uvuyemo wenda havuyemo wowe ako nawe nuko nakumenya neza sinagushigira inahe. yego gorumva wifuza umeze gute nako ushaka kutanamwifasha ko utanamukeneye wakakira umeze gute. njyewe umuntu mba numva nyine mba numva nshaka umuntu umuhungu uri seriye sibyo ntabwo mba nshaka nyine ubusanga abahungu bahari nyine ari abahungu bashaka ubuzima bwo kuryoshya urumva nta umuhungu udatekereza nyine ahazaza nyine udatekereza ku iterambere rye baba bibereye mu matabi no mu mayoga. ndumva ubu ushaka namumvishe kano kanya hiziye nk'umuyedi rese umukarani ko umukarani n'umuyedi bahura mu kazi ntibajya mu matabi n'amayoga ntibajya kuryoshya wowe wahita ati twagiye. oya ntabwo aricyo nshatse kuvuga n'umuntu hari abantu basi n'umuntu utekereza umuntu utekereza ibintu bizima byakubaka byamwubaka nawe bikakubaka abo nibo rero abantu basabwa. apana wa muntu uzaza akakubwira ko ntekereza ibizima byakubaka niko ngo ngiye ngo ntabwo byajya oya ntabwo navuze ko bitarya ariko wambwiye ngo ntabwo nk'itabi ubundi ntatabi akiza wari ugiye kumbera itabi ryo ntabwo ririmo ariko kunywa inzoga ntabwo ari ikibazo. kunywa inzoga shange ntabwo njya nkunda umuntu unywa itabi pe ubwo bizagenda biza basi. ariko inzoga nayo si ikibazo ariko biterwa n'uburyo uyinywa hari ukuyinywa mu buryo bwiyubashye hari no kuyinywa nyine byo kwiyandagaza niko nabyita. muri se wowe ku giti cyawe nawe nta kintu umusore yakunenga. njyewe se buriya hari umuntu ubura defo shaka numve nyine mbere kugira ngo ugati umusore umeze kuri sawa utameze uko si sawa numve ko nawe uwo musore yaba ameze uko wifuza akugezeho nta kintu yanenga. njyewe umusore inenge wiziho umusore ashaka kunengaho yakugezaho ni nk'iyi umwanya nta mwanya ujya ubona kubona umwanya kwanjye rwose biba bigoye kuko wamusobanurira yabyumva ukamuha n'impamvu ituma uwo mwanya utawubona. ari umuntu nyine unyumva yanyumva ariko hari abantu baba barafunga amatwi. ubwo nyine wanengewe abari bafite gahunda yo kukwandikira bahagarike ndagufatiranyije reka twikomereze wenda abantu badukurikiranye twagomba kubiganiraho gakeya. so Jose mu buzima bwiwe icyo kintu cyaba cyaramubabaje we nacyo kubavuka ikintu cyambabaje nagize inshuti iramemukira kuri icyo kintu umuntu wese umaje ikintu cyamubaje mu buzima usanga yavuze ubuzima bwanjye bwite ubuzima ukagira icyo cyakubabaje utaziye nibagira nyine ukabona ko cyakubabaje. ntabwo nakivuga hano kuko kirababaje cyane. bagufashe ku ngufu ni ibanga. vuga icyacyo cya kabiri kandi ako tuze kumva mu kintu twakubajije tutabonye igisubizo. icyo ngicyo kibanga nicyo cyari icya mbere nyine navuga ko cyambabaje nkavuga ati ni umusore agufashe ku ngufu. ni umusore agufashe ku ngufu oya agutendera kwihakana. oya